Bamwe mu baturage bimuwe mu manegeka mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo baratabaza leta bavuga ko bagowe n'ubuzima nyuma yo kwimurwa aho bari batuye, bakaba basaba ko leta yabatunganyiriza site yo guturamo. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye batubwira agahinda kabo. Baraje baza kunsenyera nagiye gupagasa, baraza bandika umudamu wanjye, ngiye kuyafata amafaranga barayanyima. Guhera ubwo mu kwa 9 basenya kugeza ubu nirirwa nirukanka ku murenge ku karere kugeza ubu. None ngo bayashyizeho uyu munsi, ubwo sinabwirwa n'iki ko bayashyizeho bwo icyangombwa sinari ngifite cy'ubutaka. Abana ntibiga, nanjye sinasa kuntu mbayeho, ndahari ngangi ndima ibobo ndara mu matongo. Abaturage barenga mu bene aka kagene, ubwo se bibaho amezi n'amezi, none bagiye kuyampa ubu ngubu. Abana ntibiga, ndajya kugura iniforme aho nagiye, amatike nakoresheje nirirwa nsiragira nza kubareba. Nawe yumve kuva ku muyumba ukagaruka mu mujyi wa Kigali uje kuburana amafaranga kugeza amezi agashira ari amezi 5. Nimuwe mu mudugudu wa Ruceri, akagari n'aka Ruhango, umurenge ni wa Gisozi. Nari mpatuye ndi umuturage waho, bafite ibyangombwa by'ubutaka, mparerera abana biga segonderi, mfite umwana mukuru wiga segonderi mu wa 6, nkagira n'uwiga segonderi mu mwaka wa 2, nkagira n'uwiga mu wa 5 primaire. Abo bose ni abana nareraga njyenyine ku giti cyanjye, nabareraga mfashijwe n'izo nzu nari narakwiye mu maboko yanjye, bakiga tukarya, nta kandi kazi nari mfite, nako nakoraga byari ibiraka. Nyuma y'uko kira kibazo ngo kibayeho cyo muri Kanyinya, abantu bagwiriwe n'ariya mazu, twe twisanze batubwira ngo namwe mugomba kwimuka. Ntabwo baduhaye igihe cyo kuvuga ngo twimuke cyangwa batubwiye ahantu batwerekeje. Niba wari umuturage waho ngaho, ibikorwa byose ubikora, gute ushobora gufatwa nka mayibobo ugakurwa mu byawe gutyo ukagenda nta hantu bafite bakwerekeje? Ese ayo mafaranga 90 mu bana 3, ubukode buragoye, amashuri, kurya ni ibintu bihangayikishije mu mujyi wa Kigali. Ubu tuvugana abo bana bose, uwo wari ugiye kurangiza segonderi aricaye, uwa 2 muri segonderi aricaye, uwo mu wa 5 bose baricaye. Ubu tuvugana nkodesha inzu no kurambya ntibikunda. Iyo ndambuye akaguru ngakoza kuri mare, natambuka akaguru ngagakoza ku isafuriya hejuru ko nayo mfite ahantu hanjye hankwiriye. Jewe nitwa Nakitimana Noah, nari ntuye muri umudugudu wa Kanyinya aho duheruka kwimurwa kubera ikibazo cy'ibiza. Ariko nk'uko mwabyumvise, abayobozi hari ibyo bari kutwizeza bazadufasha. Twifuza ko mwakomeza kutuvuganira icyifuzo cyo gukorerwa site kikagerwaho, site umujyi wa Kigali ukayidutunganiriza, noneho abaturage dufatanije n'ubuyobozi bakaba rwose iyo site yamara gukorwa twitwa mu buryo bwemewe. Ni mu gihe umuyobozi nshingwabikorwa wungirije mu karere ka Gasabo Bwana Mudaheranwa Regis atangaza ko uko ubushobozi buzagenda buboneka bazagenda bubakirwa, ariko kandi bagifite uburenganzira ku butaka bwabo. Icyambere ni ukubanza gukosora imvugo nta wabasenyeye. Icyambere basenyewe n'ibiza, bamwe n'abantu bamwe babigwamo nk'uko mwabyumvise turimo kubibwira abaturage. Ni ukuvuga rero hari porogaramu zitandukanye mu mujyi wa Kigali. Ubu ngubu fezi ya mbere hariho abantu 500 bagiye kubakirwa, hariho n'abandi bazubakirwa uko ubushobozi buzajya buboneka. Mu bice bya Gisiza niho hazakurikiraho, muri Gatsata igice cya Ntora kizakurikiraho, n'ahandi hose nk'ahariya za Kanyinya hari abafatanyabikorwa turimo kunegosiya. Muze mwumva tubivugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa, tuvugane nabo batubwira icyo bakora. Ubutaka n'abaturage nibahumure, nta wavogera ubutaka bwabo upfa kuba ari ubwabo, kandi nabo nibishyira hamwe bakazana ikintu gituma tugaragaza yuko byibura dufite assurance yuko nta kintu kizabahitana, nabo tuzabafasha. Ni muri gahunda yo kwegera abaturage zamara iminsi 10 hakemurwa ibibazo by'abaturage hirya no hino mu karere ka Gasabo. Uyu munsi wa 2 ukaba wabereye mu murenge wa Gisozi, aho ibibazo byinshi byibandaga ku bimuwe mu manegeka. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Godrich TV i Kigali.